Nyakubahwa mugize uru rubuga nagira ngo mbanze mbaramutse aho muri hose mbifuriza amahoro y'Imana ariko kubifuriza amahoro y'Imana ntago mbaye nka bamwe numvaga babwira Samputu ko bamwifuriza amahoro, bamwifuriza amahirwe masa, good luck mu murongo arimo. Oya, ntabwo ari byo genda bivugamo ko nimba ugaragaza ko utari mu murongo umwe n'umuntu and then ukamubwira ngo good luck mu murongo arimo, ibyo byo ntabwo nemeranya namwe. Ntabwo nshatse kuvuga ko muri kimwe nawe, ariko nanone aho ngaho nagira ngo mbabwire ko mwatanye. Nimba urimo kubwira umuntu ko yayobye ugasoza umubwira ngo good luck, it doesn't make sense to me. Ni ukuvuga ngo nimba urimo ubwira umuntu uti ntabwo ibi n'ibi biri mu murongo uboneye, hinduka cyangwa se guma ugaragaza uwo uri we, ntabyo birashoboka. Iyo ni message nyine ni message ibe message, then kongeraho ngo good luck kuri jewe it doesn't make sense. Nko kuvuga ngo uhirwe jye simpirwe, kuko ntabwo mwembi mwagira amahirwe. Nimba uri mu murongo umwe nawe afite undi murongo arimo kandi bisa nkaho bihabanye cyangwa se bihanganye, ukamwifuriza amahirwe masa, anyways, icyo cyo gihe nifuje gutindaho cyane. Icyo nshaka kuvuga rero, nanabivuze no mu nyandiko, ndababwira nti Imana yaduhaye ubwenge ngo tubukoreshe. Ndanabashimira ko buri wese agerageza cyangwa abukoresha uko ashoboye. Nagira ngo mbasabe ko tudatinda ku bintu byigaragaza. Umuntu yatweretse uruhande ariho, umuntu yatweretse uruhande ashyigikiye. Mu magambo make yatweretse uwo ari we, kandi twanagerageje kumwereka ko tutari abana, hari ibyo tubona ndetse dufitiye amakuru. Ntiyigeze afata umwanya wo kugira ngo atwereke ko amakuru tumufiteho cyangwa twamugaragarije ahabanye n'ukuri, kuko ngira ngo ndibaza ko buri wese azi neza ko hari igihe nigeze kwereka Samputu ko tumukemanga, ko hari ibikorwa yigeze kwitabira byo kwibuka bose, ndetse ndabaza ntese kwibuka bose bishatse kuvuga iki kuri we? Bon, hariho bamwe muri twe bagerageje kubidefanda, baravuga bati
yaguye mu mutego n'ibindi bagerageje kuvuga, ntari busubiremo ariko bihari muri record. nawe ubwe mu gikari twaraganiriye agerageza kwiyambika uruhu, njyewe mu by'ukuri ntemeranya n'uko urwo ruhu ari rwo we, nabyita ko ari ikirura cyambitse uruhu rw'intama, ariko kuri guca mu ziko ni gushya. ukuri guca mu ziko ni gushya. yagerageje kunganiza kenshi mu gikari, anyereka ko atari umuntu ushobora gufata initiative yo kurwanya igihugu, gushyigikira abantu batari mu murongo, kubaka igihugu bagendana n'umurongo leta y'u Rwanda uyu munsi irimo. nk'uko n'undi yakomeje kubivuga, avuga ati ntidukwiye kumwitiranya, ariko ntabwo ibikorwa bye bigaragaza ko dukwiye kwizera exactement ibyo avuga. So rero njyewe nagira ngo mbahe ubutumwa mwese uko muri kuri uru rubuga. burya ubutwari buraharanirwa. twese uko turi hano nta n'umwe wizanye ku isi, nta n'umwe uzi igihe azabira ku isi, ariko burya ubutwari ni uguharanira kuba uwo uri we, ukabigaragaza ndetse ukarinda upfa utishushanyije. Njye rero nagira ngo mbabwire ngo uyu mugabo imyaka afite, uko angana na experience afite, ntabwo ari uwo kutubwira amagambo nk'ayarimo atubwira nonaha. niyemere apfe nk'ikigarasha cyangwa se agiye umurongo muzima. nibyo nanjye nibyo ndimo mvuga nonaha, ntitaye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. umurongo ndimo ni uwo nguwo, ntabwo nshobora gushyigikira na rimwe umugambanyi w'igihugu, sinshobora gushyigikira na rimwe umuntu witandukanya n'ukuri kandi kuzwi kugaragarira benshi. nibyo ibingibi duhora tuvuga, abantu bahora barwana nabyo, abantu bapfobya jenoside bakanayihakana. bazi ukuri, abenshi nibo banayikoze, ariko ntibashaka guhamya ukuri kuko bazi ingaruka zirimo kuri bo. so sinzi rero nimba na samputu ari uko nguko, numvise benshi bamwita umuvandimwe. sinzi niba ari umuvandimwe umuvandimwe nyine, cyangwa ari ugushaka nyine kugaragaza ko dufite isano duhuriyeho nk'abanyarwanda, but whatever. Jyewe ntabwo nshobora gushyigikira na rimwe
umuntu uyobya uburari umuntu ushaka gufata anyway reka ndeke kurondogera nk'uko okay wenda nashobora kuba nanarondogoye ariko mu magambo make cyangwa menshi yanjye napfa nonaha napfa ejo napfa nyuma y'imyaka 50 nta rimwe igihe nzigera nshyigikira umugambanyi w'igihugu nta rimwe nzigera nshyigikira umuntu ushaka koreka imbaga y'abanyarwanda yitwikiriye inyungu ze bwite kandi nibyo benshi nako bose barwanya leta y'u Rwanda uyu munsi baraharanira inyungu zabo. Ariko izo nyungu zabo, izo nyungu zanyu ziricisha imbaga nyamwinshi y'abanyarwanda hirya no hino itagakwiye kuba isafaringa. uwo ngo abatwandikiye batubwiye ati ijwi ni ry'uwitwa Ntwari. Izi njiji rero mu by'ukuri zigize nk'abantu bameze nk'abaseparatiste bumva ko ahari bagomba gutandukanya abatutsi bakajya bakora ibintu byabo ukwabo, abahutu bakora ibintu ukwabo. Yewe niko namwumvise avuga ngo nta muntu ukwiriye kujya mu bintu bya Kizito kubera ko hari abandi bantu yasanzemo yenda bafite imyumvire itandukanye nawe, ariko bamwe muri abo ngabo barimo na twebwe bose tutari abahutu, ariko mesaje y'iyi niba mushobora kugisubiraho ngo yumve neza, ni ibyo yabavuga kandi muraza no kubyumva no ku bandi, kubera ko yagiye ngo ahantu habereyemo ibuka bose ngo abantu ahantu babonye bise ari ahantu atarakwiye kugaragara. Njye nkitekereza ariko nahoze nibaza ubwo numvaga audio bwa mbere, nibazaga se aba bantu mu mabisi y'u Rwanda barabatoranya muri Rwanda iyo bajya kugenda batoranya abantu bazi ibitekerezo bya buri muntu baba bicaranye nawe muri bisi cyangwa se no mu ndege. Ni ibiki baba bavuga? Ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kujya no mu gitaramo cy'abantu baririmba ibintu abakijemo, ntabwo ari ngombwa ngo mube muziranye. Ushobora kumva injyana y'uwo muntu ariyo ushakira gusa, ariko ni ibiki? Reka mukomeze mwumve uko iyi ntambara yakomereje kuri urwo rubuga rwa Ngirankugire. Urumva rero ni Ngirankugire nyine, ubwo basanze hariya ari Ngira ariko nta Nkugire irimo. Reka twumve uko iyindi ntore nayo yavuze. Intore hamwe bavandimwe basangirangendo, ndabashoje mwese. Izi mpaka naninze kuzinjiramo kuko nabonaga ko wenda hari aho zishobora kutugeza tukaganira kandi tukagira n'icyo twanzura. Samputu arabizi ko tuziranye cyane kuva kera, za Sodevi Igisenyi, mu Ngeri, hehe. Ahantu tuba gato ariko twarabashyigikiraga tukabakurikira tukabakunda cyane. Bari abasore bagezweho kandi baturwaniraga n'ishyaka nk'ubwoko bw'abatutsi. Twari tubiye mu bihe bikomeye, kwiga ku Gisenyi ntabwo byari byoroshye, ariko baturwaniye ishyaka tugatarama tukaryoherwa tukibagirwa ingorane zose twari turimo. Ikindi Samputu arabizi dukorana umurimo w'Imana haba muri Canada. Jewe rero icyo ndimo kubona harimo ibintu bibiri. Samputu ni umuntu ukuzi ubwenge kandi
umaze igihe kinini amerita mu bibazo by'u Rwanda. Harimo kimwe cyo kuba ashobora kuba wenda yirengagiza, cyangwa se harimo ikigaragara nk'aho ashobora kuba wenda harimo kuyoba atabizi. Samputu mwene data muvandimwe, ntabwo ibyo urimo kuvuga bya Kizito cyangwa by'abahanzi cyangwa byo kuvuga ngo umuntu utifuza kuvugana nawe, ntabwo ari byo. Uwo tutifuza kuvugana nawe ni umwanzi w'igihugu, kandi ibyo biraremereye cyane. Iyo umuntu yemereye ko ari umwanzi w'igihugu, nta mpamvu yo kujya kwintataininga nawe. Ntabwo twintataininga n'abanzi b'igihugu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo niba udashyuhe ntukonje nzakuruka. So ni byiza kugaragaza aho uhagaze. Nabyo bivuga ngo umuresikape se uburesikape ubwabyo ntabwo bibuza ushaka kuba ikigarasha cyangwa ushaka gupinga cyangwa se ushaka kugambanira igihugu kuba umugambanyi. Abyo ntaho bihuriye. Gusa icyo mbona ni kimwe, Samputu dufashe n'abandi babikubwiye, kandi barabizi ko ngenda kubwira mu kivandimwe. Ntabwo niba tubikubwira nuko harimo n'urukundo, harimo no kugerageza gukeburana. Umuntu amesa kamwe. Iyo umuntu ari umwanzi w'igihugu, ari umwanzi w'igihugu. Gushaka kubyita andi mazina no kubigorora no kubiha iyindi formule n'iyindi sura n'ishusho ntacyo bihindura, nta na kimwe. Kuba umuntu akora ibikorwa by'amahoro cyangwa se aharanira ndi umunyarwanda cyangwa se yigisha unity and reconciliation, ibyo rwose benshi turabikora. Ariko ntabwo umwanzi w'igihugu umwintataininga. No, ntabwo umwanzi w'igihugu umwintataininga. Igihugu cyacu cyadukostinze ibintu byinshi. Amaraso y'abacu ari abarwaniye igihugu kukibohora, ari n'abacu baguye muri jenoside. Ntabwo dushobora kwintataininga umwanzi. Abahisemo kunyura iyo nzira ntibayitemo bagende, ariko wowe dufashe utwereka aho uhagaze, we gutandaraza please. Oya, ntabwo rwose wasobanuye, wisobanurira nabyumvise, ariko dufashe utwereka aho uhagaze, utubwire uti umwanzi w'igihugu n'umwanzi w'igihugu, kandi ngomba gufatanya n'abamurwanya kumurwanya, cyangwa se mpisemo kumwakira nkumva ko ndi muri tolerance y'ibyo akora. Rero nibaza ko kuri uru rubuga atari yo gahunda ntabwo ari kujya muri tolerance kwitatanya umwanzi w'igihugu, kuvuga ngo waganire nawe cyangwa wasangiye nawe ngo bikabaza abatamukunda. Si question y'urukundo, Jean Paul dufashe, ntabwo ari question y'urukundo, ni question y'uko ari abanzi b'igihugu period. Rero iby'ubuhanzi, ibyo kubabarira, iby'iki, please tubabarire, utubwire uti jyewe bariya abantu bashyigikira kubera impamvu iyi n'iyi kandi niyo nzira mpisemo, ariko ibyo kutwereka uruhande rumwe, akaguru kamwe kari hariya akandi kari hariya, oya ntabwo ari byo. Tugomba kumesa kamwe. Niba umuntu ari umwanzi w'igihugu tukamwita umwanzi w'igihugu kandi tukabivuga mu mazina yabyo. So nizere yuko ubibonamo urukundo rwinshi, kuko iyo aza kuba atari kubw'urukundo hari abantu bamaramaje tutakabaye tunarimo no gutaha umwanya tubabwira n'ibyo turimo kukubwira. Ariko wowe niba wumva ko ibyo ukora uri mu kuri kwawe, ubwo nyine tuzagufata uko nguko, ariko witwumvisha yuko hari ibyo tugomba gufata kutariko. Anyways, I wish yuko twari kubivugana amaso ku yandi cyangwa se wenda kuri telefone, nuko ntahari, ariko please feel free yuko twabiganira mu details. Okay, Yesu akugirire neza, bye. Ariko kinagise bakongera ngo Yesu akugirire neza. Uwo ni umuntu wigisha gutandukanya abantu. Ikindi cya kabiri, nawe ari mu bantu bagomba kwishimira urupfu rw'umuntu atazi neza circumstance z'urwo rupfu rwe, keretse niba nawe yararwendorushije, yarangiza ati Yesu akugirire neza. Ubwo se mu magambo uvuze igikorwa cyari cyabaye harimo urukundo rwa Yesu. Uwo ngo ni uwitwa Chantal Mudahogora. Mukomeze mutwandikire mutubwira abari bo. Chantal Mudahogora, reka dukomeze mwumve iyindi rero ntore hamwe nawe nayo yakurikiyeho ibyo yaje kuvuga. Mwire mwese, ni Damien. Njyewe ngira ngo icyo mvuga ikigaragara mwese, kuko ibitekerezo mwatanze ni urukundo mukunda Samputu, mumwifuriza neza, mumwifuriza amahoro, mumwifuriza ubugingo kugira ngo agaruke, cyangwa se mbese tumufitiye
munavuga ngo iki sinavuga ko ariko nabibuze anyway icyo nshaka kuvuga ni kimwe rero Samputu ni umuntu mukuru azi ubwenge bihagije ahubwo ibyo yavuze ngo arakurujije mu bantu yarukuyeho koko yakuye urujijo nyine kuko yahisemo inzira imwe mujye mu Kinyarwanda umugabo avuga kuko niba avuga ko ari intumwa y'amahoro iserukira amahoro igihe abanye n'uwitwa Masabo Nyangezi azi ibyo avuga yigeze amugarura keretse amahoro avuga ari ayo ngayo niba ari gukunda igihugu birashoboka ko akunda igihugu muri iyo nzira it's okay ntacyo bitwaye kandi umenye ndakwibutsa ko muze Samputu ndakwita muze Samputu mu by'ukuri tururungano ndakumenyesha yuko ahangaha nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kuyungurura umuntu ukunda igihugu utakunda igihugu no ahangaha twese turaganira bisanzwe turuzuzanya turavuga duti nkaka iyi nzu urimo siyo dore inzira nziza niyi urabyumva neza rero kuba ugira imana ukagira abakugira inama winana inama ugiriwe niyo nzima gusa cyangwa se nk'uko wakuye urujijo mu bantu abumva Ikinyarwanda byumvikanye ko wameshe kamwe ndibuka uganira na kuri radiyo bombore ya Murindahabi uvuga uti njyewe na Masabo Nyangezi turakundana turabana turabavandimwe that's fine ariko sinzi wagira undi nama ngo ave mu bye undi akajya mu bindi rero njye mbona no kwifuriza amahoro muri iyo nzira urimo ushaka gukora ukundi igihugu muri iyo nzira tutari cyangwa tuyizi uko twari tukuzi si iyo ngiyo dufite aho twahuriraga uko twahuzaga rero njye icyo navuga hari ni ukwifuriza amahoro and good luck ubu rero ni Damien Nkaka we benshi muramuzi no kuri za Facebook yaciye ibintu ariko urumva uyu ni wa wundi basubizaga iminota 12 yose bavuga bati ibyo bintu urimo byo kwifuriza umuntu good luck uri ati ntabwo ari byo n'uyu rero Nkaka basubizaga noneho ntabwo byagarukiye ahangaha ikiganiro cyabo cyakomeje ariko murabyumva yuko Masabo Nyangezi umuntu uhagaze iruhande rwe umwise umuvandimwe umwise cyangwa inshuti nuwo gupfa no kubambwa mu Rwanda iki gihugu ni bwoko kigoko iki gihugu cyabayeho aba bantu ko muvuga ngo byitse tugakora Kagame wahindiye aba bantu bakaba uko bameze uko nguko biragoye cyane reka noneho twumve uyu nawe mumbabarire ndiho ndabona audio ntayibona ndayibonye mbe noneho iyi niyo mbere yuko tuza gukina ibyo Samputu yababwiye reka mwumve iyi ntore hamwe yindi nayo iyanze kurushwa mwiriwe neza abavandimwe inshuti z'u Rwanda nagira ngo ngire reaction gatoya ku byabaye kuri Samputu mu by'ukuri turakuzi Samputu gukunda igihugu waragiharaniye rwose ukunda n'abanyarwanda kandi twese ko turi hano kuri uru rubuga ndumva ikituranga ahanini ni ugukunda u Rwanda ni ugukorera igihugu cyacu mbese tukirinda tugasigasira ibyo tugezeho kandi tukarinda n'icyagikoma cyangwa se abakivuga nabi cyangwa se ikintu mbese cyasubiza umunyarwanda inyuma wese kubera umuntu w'umugizi wa nabi uvuga nabi igihugu cyangwa ukorera nabi igihugu gusa baca umugani ngo umutwe umwe ntabwo wigira inama
ndumva uri hano uri kumwe n'abanyarwanda, hari abo musanzwe muganira n'iki, kandi iyo sije ndumva mbere y'uko iza aha ngaha hari abaciye inyuma ibyo bita mu gikari barakuganiriza. Ndabyibaza kuko bikunze kubaho cyane, iyo habutse ibibazo abantu bagaca mu gikari bakaganira, ibyo bakemura bakabikemura, ni ku bintu nk'ibyo. Ariko icyo narashaka kuvuga ngo umutwe umwe ntiwigira inama, ni ukuvuga ngo abenshi hano barakondana icyo kintu wakoze. Icyo kintu wakoze kiragayitse, nanjye rwose ndakigaye rwose, ahubwo wikebure wumve ubutumwa umuntu ariho akubwira uwo ari we wese, kuko hano ndibaza ko turimo benshi tugukunda. njye ndimo rwose, nagukunze kuva nkumenya waje i Burundi muri fundraising, donc na ba De Gaulle bara ndakuzi nk'umurwanashyaka, nk'ukunda igihugu. Ariko uriya Kizito n'ubuzito bwe n'ibyakoze byose, njye nkubwiza ukuri, umva kuva yarakoze biriya bintu kugeza ubwo arinda arunduka akagenda yiyahuye, uzi impact byateye. Ni ukuri kugira ngo wo guharabika n'isura ryawe bivemo, era cyangwa se wirabure, ni kimwe muri ibyo, uretse kuba nyine akazi yazi. Njye rero nkugiriye inama bivemo cyangwa se bikomeze, nabyo ni uburenganzira bwawe, wa mugani uri mukuru. Nako kantu gusa nashaka gushyiraho ngo nawe ntugire isura mbi, ugire ikintu cyubahisha izina ryawe, cyubahisha izina ry'igihugu, igihugu, abanyarwanda muri rusange. Ni icyo ngicyo nashaka kugerekaho. Murakoze rero, mugire umugoroba mwiza. ese ubundi ibyo avuga kuvamo umuntu, ni ukuvuga ngo baramusaba kwitandukanya n'umuntu utakiriho, rero umuntu utagihari. Uyu ni wa wundi bise Nyiramongi. Nyiramongi rero nguwo ni Nyiramongi koko, ngo yitandukanye na Kizito. Umva, ntabwo bimwe byari byanditse, ibindi byari amawodiyo. Reka yenda ko tutari burare muri ibi, dushyireho reaction cyangwa se ibisubizo bimwe Samputu yagiye abaha. Reka nawe ni audio itari nini cyane, ariko zikubiye mu bice bibiri. Reka twumve iya mbere. Bavandimwe rero, nk'uko mbivuze, mbasubirize muri audio, nsubirize kuko ibibazo ni byinshi, cyangwa no kwisobanura byose mbikorere rimwe, hanyuma nibyo byiza, hanyuma tuguye tuganire. Ariko icya mbere mbaje ndashaka gukuraho urujijo rw'umuntu ushobora gutinyuka akaba yanyibeshyaho mu gukunda igihugu. Twese hamwe n'iyi group ibereyeho ikintu cya mbere nuko dukunda igihugu. Sinumva umuntu ushobora gushidikanya kubera wenda aho nahisemo kuganira nawe, cyangwa aho nahisemo gusabana nawe, cyangwa aho nahisemo kujya mu birori bye, ngo uhite ubona ko umuntu, kuko wowe utamukunda cyangwa utamushaka, uhita uvuga ko umuntu yatandukiriye ukamwibeshyaho. Ibyo bintu mubireke. Ntabwo kuba nataramanye n'abahanzi cyangwa abahanzi, kuko kiriya cyari igikorwa cya mbere n'abahanzi, nanjye ndi umuhanzi. Noneho rero umuntu kubera ko nifatanyije n'abahanzi, wowe wumva udashaka, noneho ngo uhita hano uciraho imanza nk'uko nabibonye. Hari isi group gusa, hari n'izindi nazo maze nabwo ndahita nisobanura. Usanga dusa nkaho dushidikanya ku kintu kandi tukiza. Twese hano nta muntu utanzi hano, turataramana, turaganira. Yego, ariko wamugane n'ibyo abantu bose ntabwo batekereza kimwe. Ushobora kubona hisemo kujya gutarama hari ahantu udashaka, ariko ntibivuze ko wanze igihugu, ntibivuze ko wadohotse, ntibivuze ko none utakiri kumwe n'abavandimwe. Icyo bintu mubireke rwose. Mwese murabizi ko ndi ambasaderi w'amahoro.
nigisha urukundo n'ubumwe n'ubwiyunge, kandi murabizi ko umuntu wigisha ibyo bintu aterwa amabuye, niyo yaba ari mukuri uko yaba ameze kose aterwa amabuye, ariko sinterwa amabuye nkamwe munsi. Ubu se noneho reka mbabwire n'akantu kabaye ejo bundi twakoze Liberation Day, mbaho urugero iraba ndaririmba, hari groupe ya WhatsApp y'abantu twe dufite imyemerere kimwe, maze iminsi ibiri sobanurira ngo ntago wagombye kujya kuririmba ngo ibintu politike ngo dusengana, kuko turi kuri iyo groupe turasengana. Mwumve ndababwira ntago narizi ko n'abantu basenga bagira ubujiji. Igihugu cyataramye, igihugu kiraserebura umunsi mukuru w'igihugu, ngo singene ngo nuko ngo nsengana namwe, ahubwo nakoze igikorwa cy'Imana hariya. Ubwo namaze iminsi ibiri sobanura, nahangaha mu mbabare ne kumara igihe sobanura, nta muntu ushobora kuba tutumva bimwe ibintu, hari nk'ibintu tudashobora kumvikana, tuvuge nimba nubwo turi hamwe, ariko tuvuge nk'ubu urugero nkasengera ahantu udasengera, najya gusengana n'abantu kuko udakunda ugahita uvuga ko navuye mu murongo kubera ko nagiye gusengana n'abantu wowe udashaka. Ibyo bintu mubireke, ntaho bihuriye ahubwo ese kuki utantuma kujya kuzana abo bantu nkabigisha gukunda igihugu? Bo mu magambo make narisobanuye kugira ngo mwumve nkatwe tube dukora uyu murimo ubusanzwe, uririmba urukundo, uririmba amahoro, uririmba ubwiyunge, uhura n'ibibazo, ariko rero wabihura nabyo, ariko apana abantu nkamwe banzi tuziranye, nta nagombye no kwisobanuraho. Ndumva ari ibyo rwose ntumunyibeshyeho. Kirabo biriya bya yirushanwa bampamagara narababwiye nize ko mutajyana ibintu byanyu ya politike, nimba atari politike akaba ari gutanga amanota indirimbo zivuga, nanjye nanaririmba, nimba mukurikira mwarebye nanjye naririmbye indirimbo yari Kizito, indirimbo naririmbye niyihe, hitamo indirimbo nasubiyemo, niho uhita ubona umuntu ukavuga uyu muntu dore n'indirimbo nari naniwe guhitamo n'izindi, nahisemo iyihe, Amerika n'Uburaya, nta gihugu ibyo bihugu, mvuga u Rwanda, ariko nimuzibagirwe ko muri abana b'u Rwanda. Iyo message urayirenzeho uje kuntongera hano ntunabyumve, ewe Mungu wanjye ndisobanuye, kandi mumbabare ntazagira umuntu wongera kunyibeshyaho rwose, ndabutubwo turagumye tuganire. Ni igice cya mbere, reka mwumve rero nyuma bakomeze kumucanira uko byagenze. Mwiramonge nakumvise na Myenkaka, bon ndabashimiye cyane, ndabashimiye ukuntu mushubije rwose, mwuka byaremye mbabwire umuvandimwe wanyu, haraho umuntu avuze ngo byo ngo bivemo ibiki mvamo, ni ibiki ndimo, nta kintu kiri ndimo, mwuka byaramwe nta kintu, kuvuga ngo bivemo nkaho nk'umwana mukuru, ibyo nkora ndabizi, iyi ni misiyo, ni akazi, ni ibintu maze imyaka nkora, nta kintu kimwe. Urumva niyo najya kuvuganira n'umuntu wowe wita umwanzi, naba ngiye mfite misiyo yo kumuhindura, mfite misiyo yo kumwigisha, nta kintu na kimwe nshobora gukora igihugu kidashaka, cyangwa ikintu nawe umwe muri groupe hano mudashaka. Nisobanura bihagije, ntago nagumye gusubiramo ayo magambo, ariko naye ngo sobanurira abantu hano, kuko hari n'abari kwandika kagira ngo nigiye bakubwira, kumbi nta nubwo ari nanjye bari kubwira, kuko bimaze kuba byinshi, barandika buri muntu wese avuga imitekerereze ye n'imyumvire ye, ariko nta gikuba cyacitse, nta kintu cyabaye ngo ku buryo umuntu wumva ngo yagiye hariya, no, guverinoma zibaho nyinshi nzijyamo, hari n'indi nzajyamo ejo n'ejo ubundi zirahari. Urumva aho nzasanga barimo bahakana jenoside nzajyayo, ntuzambuze kujyayo, kuko uzavuga ngo wagiye kwifatanya nabo, wagiye kubabuza, wagiye kurwana. Ntabwo muzajya muhora mubona abantu bari hariya bakurwanya ngo noneho wowe ngo bihorere bagumye barwanya. Niyo makosa tuyo dukora, usanga abantu urabihorera. No, umuntu w'umwanzi w'igihugu uragenda ukamusohoka mu ruti, dore igihugu aho gihagaze cyane uko tumeze, ukarwana intambara, ntawo ubicara gusa, ntibibaho. Noneho igihe rero mfite izo nshingano, mu ikindi
turakunze tuganira ariko hari imvugo ntashobora kujyamo, ntabwo njya mu mvugo z'ibituti, ntabwo mwuka byaramwe. Dore gahunda yanjye ni urukundo, ni ubumwe n'ubwiyunge, naho mpagaze no gukunda igihugu. Wenda dushobora kutumvikana kuri strategy, ndabibona wowe ufite strategy y'uko ukunda igihugu no kugikorera ukurikije uko wowe ubibona, ko nanjye ndikiyanjye ntabwo naje wo kukubuza uburyo bwawe ukora bwo gukorera igihugu. Ibyanjye ubwanjye ndikibi kandi sinshobora kugukoza isoni bwo bimenye, ntabwo nakoze isoni wowe na hano mu bavandimwe, sinshobora gukoza isoni, sinshobora gukoza isoni igihugu cyanjye. Ibyo mu byibagirwa, urumva muraza kubibona ubwo turagumye tuganire. Kandi nabonye n'abavuga hano badafite information, ntazo bafite, ntibazi ibintu byatangiye, ntibazi gusa baraza bagaca imanza bo, ariko ntacyo turabimenyereye. Mwege rero ndabashimiye n'abandi. Ubu ntagize unsubiza Kayigamba, ndagushubije we, ndagushobora no guhamagara ngo nyagusubiza wowe, tukumvikana. Kandi ibi byo mudakunda simbikora rwose, ntago turabavandimwe. Gusa ndaza gusobanura strategy z'ibyo nkora, kuko benshi batabizi nuko nkora n'akazi nkora nuko mbikora. Noneho abantu babyumva ko ari abantu baza ugasanga baratongera umuntu batazi akazi ashinzwe, batazi n'impamvu ari bagakora, gusa bapfa kuvuga gusa. Hari abantu bavuga badafite information zidahagije, ugasanga bibishye ku muntu. Bo ni ibyo rwose, murakoze. Gusa ndabashimiye abagize inama bangira, murakoze.